One, record is on. Muriwe neza? Iriwe. Yego. Hano muri itsinda twasanze kuri centre dushishoze mu mujyi wa Huye mukora ibintu bitandukanye ariko najya mbakanya gatoya mwiyetroduize cyangwa mwivugeho gatoya muvuge muri bande mubwire audience ya DMT Rwanda cyangwa akunzi banyu zare cyo kiganiro abo muri bo. Twahera kuri president cyangwa presidente duhere kuri nde? Kuri president. President. Duhere kuri president introduce team na president arakurikiraho. President amakuru? Nimeza. Twasanze hano rero muri gukora ibijyanye n'imideri ubundi muri bande mwahuye muti murakoze ahangaha nkuko duhari turi itsinda ryitwa Butare Generation Fashion Designer mudusanze hano kuri centre y'urubyiruko ku ishami hano kuri dushozi Huye. Okay, no kuvuga ngo impamvu twahisemo no kwitwa iryo zina Butare Generation Fashion Designer twese ko turabusaba dutaha mu mirenge itandukanye ariko ahanini ari imirenge barizwa muri Huye. Ubwo twese hamwe nyine nk'abantu bavuye hano impande n'imande mu mirenge iri muri Huye twese twahisemo kwitwa izina rya zone tutuyemo. Kuki mutise Huye Fashion Design kwita Butare Fashion Design? Butare impamvu Butare ari ukuntu uvuga n'ijambo ko Huye buri ari Huye na Butare kinano benshi usanga banavuga cyane usaba bavuga Butare nibi bangutse ku bantu benshi bazi. Rero president watubwira muri makeya uko mwahuye kuko muri abantu barenze 10 n'abantu benshi cyane mwihurije hamwe gute babashize hamwe ku gahato cyangwa mwanyu mwaritoranyije kubwa impano zanyu? Murakoze ukuntu twahuye nyine ni group ya fashion hagendaga haza umwe nyine nago twe tuzi ko hano bakorera nyine ibintu byo kumurika imideri no kubyina n'abaririmbyi nago twe tubizi ariko niba wenda ngiye naraje ndumwe ejo narataga nkabwira mugenzi wanjye ambwira ati hano nabonye bakora fashion kandi ndayizi reka nawe nkubwire wenda kukuyizi uzaze tugiye gufata nyine dukorane fashion. Okay, fashion design na magambo y'Icyongereza atanamenye mu Nyarwanda
nk'umuntu utarize utazi icyongereza yakumva fashion design ari iki? Fashion designer ni ugutambuka kumurika imideri, ndumva ari ibyo. Nta wundi afite icyo arenzaho tubwo ufite mikoro. Muri make fashion design ni ugutambuka umurika imyambaro, designer z'imyambaro itandukanye nyine, like creative. Creative industry ni kimwe mu bintu bita muri creative industry, aho abantu bafite ubumenyi bashobora guhanga imideri kimwe nuko banayerekana. Yego, guhanga imideri no kuyerekana, sibyo byiza se? Ubwo muri fashion barayerekana, muri design bakayihanga. Siko kuri se? Mwarimu bizi cyangwa ndabahimbiye? Okay, mwarimu bizi. Muri make rero mwe mufite mikoranira hano, ari uburyo bwo gukora mu buryo bw'umwuga butanga amafaranga. Mwamwikora mwe mushaka amafaranga cyangwa no kugira ngo nk'urubyiruko ruri hamwe mwirinde ibiyobyabwenge, kugira ngo mwibumbire hamwe, mwe kugira mu ngeso mbi, cyangwa hari izindi ntumbero mufite zihari? Murakoze, byose nyine tubikora kugira ngo twirinde ibiyobyabwenge, ikindi tunashaka n'amafaranga. Ariko wenda nibwo tugitangira, ntabwo twahita tugira irari ry'amafaranga. Tugomba nyine kwanza gufokasinga ku kintu cyatuzanye hano. Nta rari ry'amafaranga mufite? Oya. Nta rari ry'amafaranga mufite? None se aka kanya ntabwo wahita ugira irari ry'amafaranga, kuko ntaho turavana naho turagera. Okay, ntaho murava ntaho murajya muri kubaka ibintu bizatuma mubona amafaranga kera cyane, bivuze ko nta stage y'amafaranga murajyaho. Kuko iyo so far nta stage y'amafaranga murajyaho. Ntayo? Nayo. Okay. Nk'abari mukorera Butare, nteka ko ari mwebwe mwenyine muhari, ni nk'iki musaba ku minota ya Butare ryatuma mumenyekana cyangwa se gukora amafaranga ko mubyifuza? Murakoze. Icyo kintu ubusanga ari imbogamizi hano muri Butare. Ubundi hari ukuntu bajya bavuga ngo nta muhanzi wemerwa iwabo. Hano Butare urabizi ni umujyi uberamo ibirori bitandukanye, umujyi w'imyidagaduro, ariko usanga ntabwo duhabwa umwanya ngo tugaragaze ibyo twifitemo, kuko hagiye hamutse haba hano ibirori, hano haba ama festival agiye atandukanye, ariko ntabwo duhabwa umwanya. Ikintu twasaba nuko baduha umwanya tukagaragaza natwe impano dufite. Aho ngaho hari igihe naza gusa nk'ubyitsaho gakeya, ngo uhabwe umwanya, hari igihe umuntu agushaka ngo aguhe umwanya kubwo icyo ufite akeneye, cyangwa se wowe ufite icyo uzi yakenera ukajya kumwegera ukamubwira uti iki kintu nzi ko cyakugira akamaro, duha umwanya. Ese haba hari ahantu mwigeze mukomanga muri Butare mushaka ko mwahabwa stage bakayibima? Harahari? Ko wanje kwiyumvira nkaho ntahari? Harahari. Okay, urubyiruko rwinshi rufite impano, ariko mu by'ukuri hari usanga urwitinya nturujye gukomanga ahantu biri ngombwa, cyangwa se haba nk'ama events bakumva ntibibareba akanyamara bakora cyane. Impamvu yenda nabagira n'inama kugira ngo mujye mufata akanya mumenyekanisha ibikorwa byanyu kugira ngo abantu babikenera nabo babone uko bisasekamo muri gahunda zanyu bwite. Yego? Yego. Ndabashimiye rero kuba mwaduhaye akanya nka DMT Rwanda kugira ngo tuze kubasura, tunambye umuntu akora, tunifuza kuzagaruka ikindi gihe twasanga no mufite performance, mwarabanye amafaranga menshi cyane, mufite designs mwikoreye kandi mwambaye neza nkuko mubyifuza, amafaranga yarabonetse, right? Yeah. Okay. Ndabashimiye cyane, nawe utaha. Thank you so much.